Karame karame Nyagasani, turakwitabye ko kuduhamagaye ku mpuhwe zawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuri uyu wa gatandatu, nyuma y'uwa gatatu w'ivu, ngo dukomeje igihe cy'igisibo. Dore amasomo adufasha kwakira Imana iwacu. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 58, umurongo wa 9 kugeza ku 14. Niba waho haciye akarengane n'amagambo mabi, ugaharira umushonji igaburo ryawe bwite kandi ugahembura uwazahaye, urumuri rwawe ruzarasira mu mwijima, ijoro ry'urwijiji rihinduke amanywa y'ihangu. Uhoraho azakuyobora ubudahwema, azaguhaze mu gihe cy'amapfa, amagufa yawe ayakomeze. Uzamera nk'ubusitani buvomererwa, cyangwa se nk'isoko idudubiza kandi ikagira amazi adakama. Uzubaka bundi bushya amatongo ya kera, usubukura imishinga yari iriho mbere, bazakwite umuzerabyuho, usibura amayira ngo abe nyabagendwa. Niwirinda kwica isabato no guharanira inyungu zawe ku munsi wanjye mutagatifu, ukita isabato umunsi w'umunezero, umunsi mutagatifu Uhoraho ukakubera umunsi w'icyubahiro, ukawubaha wirinda kugira umurimo ukora, wirinda guharanira inyungu zawe cyangwa uhibikana mu bucuruzi bw'urudaca, niho uzagira umunezero muri Uhoraho, maze nzakujyane mu igare hejuru y'imisozi y'isi, ngutungishe umunani wa Yakobo, umukurambere wawe. Nibyo rwose uwo ni Uhoraho bivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 86. Uhoraho twereke inzira igana iwawe. Uhoraho tega amatwi unsubize, kuko ndi umunyabyago w'umukene, undwaneho kuko nakuyobotse. Wowe Mana yanjye, ukize umugaragu wawe ukwiringiye. Nyagasani ngirira imbabazi, ni wowe ntakira umunsi wose. Shimisha umutima w'umugaragu wawe, kuko ari wowe ndangamiye Nyagasani. Nyagasani wowe ugwa neza kandi ukagira ibambe, wowe ugirira impuhwe zihebuje abakwirukira bose. Utega amatwi wumve isengesho ryanjye, ugukira ijwi ryanjye ndagutakambira. Uhoraho twereke inzira igana iwawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 5, umurongo wa 27 kugeza ku 32. Muri icyo gihe Yesu arasohoka yitegereza umusoresha witwa Levi, wari wicaye mu biro bya Gasutamo. Nuko aramubwira ati, nkurikira. Undi aherako ahaguruka, asiga byose aramukurikira. Nuko Levi amujyana iwe, amukora umunsi mukuru wo kumuzimanira. Kandi ku meza hamwe nabo hari abasoresha n'abandi benshi basangiraga. Abafarisayo n'abigishamategeko babo bijutiraga abigishwa be, bababwira bati, kuki murya kandi mukanywera hamwe n'abasoresha n'abanyabyaha? Yesu aba ari we ubasubiza ati, abazima si bo bakeneye umuvuzi, ahubwo ni abarwayi. Erega sinazanywe no guhamagara intungane, ahubwo nazanywe n'abanyabyaha kugira ngo bisubireho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ahubwo nazanywe n'abanyabyaha kugira ngo bisubireho. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Muri aka kanya tugiye ku meza, tugiye gutondagura bya bihekane byoroha kurenza ibindi. Igihekane bita ndya na nywa, kuko nyine tugiye kwegera ameza, tugiye gufungura. Rero buri wese irinde gucura mugenzi we, buri wese yirinde kurya wenyine, ahubwo dusangire, bityo dusangire na Yesu. Muri aka kanya tegura umutima wawe, ujye ujya mu misa, ujye usenga. Niba ujya mu misa, tujya kuguha umwitozo muri aka kanya, uze gusubiza iki kibazo, uze kwandika muri komenti wowe icyo washoboye gusubiza mbere yuko tuza gukosora. Muri aba bantu tugiye kuvuga muri aka kanya, ninde ukwiriye kwakira Yesu? Turavuga Ukarisiya. Muri abantu tugiye kuvuga, ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo muri paruwase imwe, ngo habaye misa. Bishoboke ko hari ku Cyumweru. Nuko bagiye kubona padiri wagombaga gusoma iyo misa, aza yakerewe, aza yatinze. Ntuze kumbaza niba yari yaryamye, niba yari yasinziriye, niba bwari ubunebwe busanzwe, cyangwa niba yari yagize nk'imbogamizi cyangwa inzitizi wenda y'imvura cyangwa n'ibindi. Gusa icyo batubwira
cy'amateka tubwira nuko ngo yaje yakererewe aza ari guhumekera mu ryibiri yahagiye. Nuko ngo ageze mu sakrisiya urumva yaje koko nanjye kuvuga atari we. Ageze mu sakrisiya none ahura n'ikindi kibazo kiremereye. Asanga abahereza bishoke ko bari bamutegereje ati padiri naza nibwo dutangira gutegura. Asanga abahereza kwi batararahiza gutegura. Neza padiri atekereje uburyo yakererewe n'uburyo abantu bashobora kuba bari kwivumbura bari kwijujuta hafi aho ngaho mu kiliziya ati padiri arihe koko. Padiri afata icyemezo cyo gutangira kwitegurira misa. Hanyuma misa ngo iratangira. Itangira padiri yarakaye. Fori cyarakaje padiri. Yarakajwe nuko nyine yari yakererewe asanga n'ubundi bakomeje kumukereza birurenzeho. Ngo nuko ageze kuri alitari ngo mu kuzirikana ijambo ry'Imana muri omeli mu nyigisho ngo nta kindi yavuzeho usibye abahereza mukerereje arabavuga arongera abavuga. Haba abahereza bumvise neza padiri abasebeje avuze amakosa yabo yose nuko bigira kwicara handi bava kuri alitari aho bari bateguriwe bajya kwicara handi bishoboke ko bivumuye ko batongera guhereza padiri. Inkuru ibirangira icyo turaza gukomeza tube tuyicikije aho ngaho. Hanyuma ngo muri ya misa ngo hari haje umugabo n'umugore. Ngo umugabo n'umugore ngo bari batongana ijoro ryose ngo umugabo yakubise umugore urushyi hanyuma umugore nawe amukembura amazuru yose. Neza rubura gica bararwana baratongana barakubitagurana ngo hanyuma bukeye ngo nibo bagomba kujya gusoma amasomo muri liturujia. Ngo bagera ku muryango wa kiliziya bakiri gutongana batukana barwana. Bigeze aho ngaho ngo umugabo abwira umugore ati niko sha nitujya gusoma ijambo ry'Imana ariko nituvaho kirambona. Bajya mu kiliziya bagifite uwo munabi baragenda bishoke ko batangiye gusoma ijambo ry'Imana. Iyo nkuru nayo reka tube tuyikirije aho ngaho uze kureba bari muri no misa ibyo barimo. Ku rundi ruhande ngo hari korali yaje kuririmba. Muri iyo korali ngo harimo umucuranzi ndetse n'uyoboraga indirimbo maître de chant. Abo bantu babiri wari uyoboye indirimbo ndetse n'umucuranzi ngo baje nk'iyagatera baje biruka ngo kubera ko ngo bari baraye mu ikabare baza kwibuka ko ari bagiye kuririmba bityo kugira ngo korali itaza guseba bahita biruka ko kanya bata inzoga mu ikabare bahita birukira mu ntebe ya korali baje kuririmba. Bishoboke ko nyine bari batangiye gusoma kuri 5 baje nyine bari kwandika 8 baje zikibarimo. Inkuru nayo tuyikikiriza aho ngaho. Hanyuma misa barayihimbaza abantu barishima barahimbaza bararimba bikomeye cyane. Ngo ku gihe cyo guhazwa kigeze ngaho foro wahagijwe bwa mbere muri aba bose nawe ukomeze ukurikirane abahagijwe nuko barahazwa uze gusubiza icyo cyane ninde wahagijwe bwa mbere aha ngaha. Hanyuma abari bari mu misa bose barahazwa nuko haciyemo akanya gato ngo umwe mu bayoboke b'Imana nawe wari uvuye guhazwa ngo abona umucuranzi ndetse nawe undi waboraga indirimbo maître de chant ashora ikiragati aba bantu niwe bari bakiva mu ikabare basinze none baje guhazwa kandi baje batanyishyuye ntibigeze banyishyura. Nuko rubora gica barafatana bishoke ko batangiye no kurwana aho ngaho nyine imbere kuri alitari. Onyirika bamaze kubafata abafata mu mashyingo ati muje guhazwa mute kandi nzi ibyo mwarayemo nzi ibyo mwiriwemo nzi ibyo mwahozemo nzi ibyo muvuyemo muje guhazwa mute. Ibi ntambara aho ngaho isibaniro rikomeye cyane. Nuko birakomeje ngo hari abandi nabo bari bicaye ngo muri ako gace ngo hari umuntu bari bishe. Nuko baratangira baravuga bati nitutajya guhazwa ankete iraza kudufata baradufata nkaho twishe wa muntu. Nuko barahaguruka nabo bajya guhazwa bati ahagwa bihabwa n'abeza bajya guhazwa ndihajya yongera kubaza ibyo umuntu wapfuye kuko nyine babonaga abantu bose ko biri kose n'abantu b'Imana baje guhazwa baje mu kiliziya bose bamaze guhazwa. Nuko bari mu kiliziya bose barahazwa izo nduru zose barazikwepa bose bahabwa umubiri wa Kristo bahabwa ukarisiya. Cya kibazo kikagiye giti babyeyi ninde muri abo bose ko umaze kumva amateka yabo n'uburyo baje mu misa ninde ukwiriye guhabwa ukarisiya ninde ukwiriye guhabwa Yezu ninde wahawe Yezu abikwiye. Bayoboke b'Imana Yezu Kristo akuzwe nguko ko nanjye akenshi tuza mu kiliziya akenshi tuza mu misa
akenshi tujya mu isengesho rimwe na rimwe tukaza gukora amahano tugahabwa Yezu tugasenga ariko ntiduhinduke. Icya mbere ugiye kureba abahagijwe bose, uhagijwe mbere nizere ko mwamumenye ni padiri nyine uhagijwe bwa mbere. Twibuke amateka yuko byagenze, twibuke uburyo yaje yakererewe, icyo ni icyaha gikomeye. Twibuke uburyo ntiyigeze asaba n'imbabazi, twibuke n'ukuntu kose yahoze aho kugira ngo ategure inyigisho nyine y'uwo munsi atangiye avuga ku bantu babe bari aho ngaho, atangiye abari banegura kubera iki wa mujinya bwa burakari none ashobora kuba yabihagijweho kandi byaba. Hanyuma se yakarabye nyine penitence yarayikuyeho muri iki gitondo hakamara aka kanya. Dukomeze n'abahereza bose bivumbuye, dukomeze n'abandi bose w'umugabo n'abamugore nabo bakubitanye amakofi n'ukuntu bagiye gusoma ijambo ry'Imana bakanahazwa, n'ababaririmbyi bose ko bari guhogomba ariko tuzirikana ibyo barayemo. Kuki bose baje guhazwa? Babandi bishowa muntu bose babandi bafasha abandi mu ishyingo, abandi babatije icyumba, abandi basindishije, bose bakaza bagatega Yesu, turahabwa Yesu, ngo Yesu ahabwa binabiza, bose bakamwikiriza. Mubyeyi, aka kantu uri gucyumvisha, uwo murimo urumvisha? Ibi rero bigatubwira wa mubyeyi w'icyambere nuko Yesu koko nko bivuze mu Ivanjiri yaziye abanyabyaha, ntago ari intungane, kuko ntabwo duhabwa Yesu kubera ko turi intungane, kubera ko dukora neza, ahubwo duhabwa Yesu nk'impamba, ntabwo ari igihembo, ahubwo ni impamba. Twebwe abanyantege abanyabyaha izatugeza mu ijuru. Naho ubundi uramutse uvuze ngo ukwiye Yesu, biragoye ko igisubizo wakibona. Ntabwo dukwiye Yesu, nta n'umukwiye Yesu. Nabyo Mutagatifu Yohani Mariya Vianney avuga ati mujya muza muhazwe, muhabwe Yesu. Yego ntitubikwiye ariko turabikeneye. Amen, 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 amen. Urakoze Yohani Mariya Vianney kongera ngo twibutsa ko nta n'uwagombye kuja muri gikwasi umufarizayo n'umwigisha amategeko wese ati wowe ugatunga mugenzi wawe intoki 5 ukaza kwibagirwa ko ari rumwe rushobora kumugeraho, izindi 3 niwe ziri kujomba, wenda urundi rukujomba undi muvandimwe dutazi kujomba abandi. Ati abigishwa bawe bararya badakarabye, ati urasanya n'abanyabyaha n'abasoresha. Izo zose ni ingoyi z'ubushikamirwe umuhanuzi dusaba kugira ngo turwanye, twirinde, ko twabizikaye mu isomo rya mbere. Bityo kubahiriza isabato, ukubahiriza umunsi w'Imana, kuko umunsi w'Imana ni umunsi wo gusukurwa, ni umunsi w'umukiro, ni umunsi wo guhura n'Imana. Rero sabato yawe nawe irakubera umunsi wo guhura na Nyagasani. Byaba bikumara iki kujya mu misa ariko ntuhure na Yesu? Byaba bikumara iki kujya gusenga ariko ntuzigere usabana n'Imana? Byaba bikumara iki guhabwa Yesu imyaka n'imyaka ariko utaruva uburyohe bwa Yesu, utaruva uko Yesu aryoha, utarumva uko Yesu agira neza? Kubera iki? Umuheberwa ku byaha, umuhabwa ufite ibyaha, umuhabwa ufite umushiha, umujinya, umunabi, umuhabwa wakererewe, umuhabwa wasinze, byarangira ngo nangeje guhabwa Yesu. Kubera iki? Bamwe bahabwa Yesu nk'icyubahiro, umuhango, aho kumuhabwa nk'igihango. Ngiki gituma abantu benshi we nanjye tutishima iyo tuvuye guhaza, tutishima kuko Yesu nyine atigeze akandagira mu buzima bwacu. Wamuhawe umuherwa ku cyaha, biza kurangira nyine Yesu adakoze umurimo we. Rero icyambere twafata mubyeyi nuko duhabwa Yesu ntawe ubikwiye. Icya kabiri ariko nanone kuko burya ukoma urusyo akoma n'ingasire, wongera utekereze nawe harya ubumaze imyaka ingahe mpabwa Yesu? Kuki se Yesu ntakamara ngirira numva nkaho ntacyo mpawe? Nuko hari ibyaho umuhererwaho. Levi mbere yo gusangira na Yesu ngo abafarizayo n'abisha amategeko byivanzemo, Yesu yabanje no kumusukura. Cyajya mugara ati nkurikira ubwabyo harimo isuku, kuko burya nta ushobora gusangira na nyiri ubutungane ari nyiri umwanda. Niyo mpamvu Yesu abanza kunyuza amata muri iyo nzira. Levi ati nkurikira. Muri iyo nzira Yesu ari kugenda musukura kugeza igihe bagereye ku meza bagasangira. Nanjye kuvuga kabisi n'agahiye byafunguro. Iri funguro ryo ku meza ya Levi n'abasoresha bose bateraniye rirerekeza kuri Ukarisiya Yesu aduha nta kiguzi. Yesu aduha kubera impuhwe ze yadusukuye. Naho abandi batazi uko Yesu byagenze, birangira nyine agize ate, birangira adusukuye, asukuye bareva, asukuye babandi bose basangiraga abasoresha abanyabyaha kugira ngo bagire ubuzima. Nubwo duhabwa Yesu tutari bazima, reka tubiye dutyo, ariko Yesu aduhamagarira ubuzima. Rero nakagombye gufatiraho nkiri nakongera gusubira mu isayo mu byaha, aho ugafatiraho byerekera Yesu, kuko
ni bibi gusangira na Yezu ariko ukongera ugasubira mu isayo. Ibiganza byakoze kuri Yezu umubyeyi ntibikorakora, ntibimena amaraso. Ibiganza byakoze kuri Yezu ntibivuga nabi, ntibikora nabi, ntibikorakora, ntibijya mu ngeso mbi, ahubwo birangamira Nyagasani. Ese mbere yo kuhazwa uba uvuye hehe? Ongera ibintu uba warayemo, reba izo ngeso mbi zose warahemo, warangiza ukajya kwakira Yezu uti Yezu nanjye ndakwakiriye. Twongere turebe uburyo twakira Yezu. Igitero cya Ratasiyoni cya 12 cya 18 ya ndirimbo nziza ya Mutagatifu Thomas wa Aquino igira iti ahabwa babi ahabwa nabeza, ariko biratandukanye n'ubugingo kuba muhabwa neza ndetse n'urupfu kuba muhabwa nabi. Abandi muherwa ku byaha, uvuye kwica, uvuye mu ngeso mbi, uvuye mu ngeso mbi z'ubusambanyi, ubusinzi, ubusambo, warangiza uti reka mpabwe Yezu nyobye ankete, bataza kugira ngo ninjye wishe wa muntu, bataza kugira ngo ni umunyabyaha, kandi uvuye mu ngeso mbi. Mbega umuvumo uraha koko Yezu mutinyuke, aho kugira ngo utinye Ukarisiya ugatinya amaso y'abantu. Ngiza ngo iza akarengane tutaraci iwacu, kuko nyine tutaracika ku ngeso, turacyahabwa Yezu tukamuherwa mu byaha. Akenshi mu buzima tubaho turi gucungacunga abandi ati reka ndebe ko ajya guhazwa. Wamenya ryari igihe biyungiye na Nyagasani, wamenya ryari ko ushobora gusanga ukiri kumureba muri bya byaha, uri kumureba nk'umusoresha nka Levi wicaye ku biro bya Gasutamo, ariko wamenya ryari Yezu yamurembuje ati nkurikira. Nawe wumva invitation ya Yezu n'umunsi ubutumire bwa Yezu, muri Yezu yigara umutima wawe. Mubyeyi, hari igihe ujya uhabwa Ukarisiya niba uri umukristo koko ukumva ugize ibyishimo. Ibyishimo bya nyuma y'Ukarisiya bigenda bite? Nyuma yo guhabwa Yezu bigenda bite? Ukora neza imbuto z'Ukarisiya, uvuga neza, urashengera, urasenga, ukora ya migenzo itatu y'igisibo bigakunda, ugafashanya, ugasenga, ukanasiba, ugasiba icyaha. Kubera iki? Wahuye na Kristo, mwasangiye na Yezu. Ntawe usangiye na Kristo ngongere asubire mu isayo, kuko Yezu twahawe aradusukura, kuko Yezu twahawe aduha ubuzima, soko y'ubuzima. Yezu warakoze ko waratwihaye mu Ukarisiya, ukomeze utugisha ijambo ryawe, udutugisha umubiri wawe, tubeho tubeshurweho nawe, tugukorere ubuziraherezo. Mwese Imana ibaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.